tunejejwe no kubana namwe ntabwo twirirwanye ariko tuzi ko mwagize ibihe byiza Imana ishimwe cyane tugiye kwigana tekinike ya jiya muraho ariko nabonyemo abatanzi nitwa Kaje murakoze naje nimutse rero bambwiye ngo nimvumbe hano nahaguma ntasubiyeyo icyumvikana neza nuko ntacyo nasize mu rugo ariko Marcel yaje sibyo Marcel yasize y'umugore n'umwana rero ntacyo nasize mu rugo imyenda twaguriye sibyo se ubwo naje nimutse nshaka natura kandi ubwo birumvikana tugiye kwigana tekinike ya jiya mbere yuko tuyisoma tuyiga neza rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abanyakorinto igice cya 14 guhera ku murongo wa 26 abanyakorinto 14 guhera ku murongo wa 26 umutwe w'amagambo uratubwira ngo gahunda ikwiriye kuba hehe kuba banda mutari gusoma neza nta nubwo mwigeze muhasoma gahunda ikwiriye kuba mu materaniro muraho neza ariko gahunda ikwiriye kuba mu materaniro iyo usomye iyi mirongo neza usoma neza ko impano ya buri wese ikwiriye gukora kandi gakora mu mwanya wayo turi kujyana ariko nanone kandi muri jiya twebwe rero ni ukuvuga ngo imyenda yacu turayambara tukayambarana n'ibirango byayo ariko mu mwanya wabyo ku murongo wa 40 baranditse ngo kandi byose bikorwe neza na hehe bikorwe neza no muri gahunda tureke dusenye Imana data wa twese Imana idukunda katuguhendahende ngo tuyobore mu isomo izina rya Yesu amen bikorwe neza na hehe tugiye kwiga tekinike ya jiya tekinike ya jiya ni iki tekinike ya jiya ngo nge nigisha mu mutwe rero ndabarangira ibitabo hari igitabo cyitwa Gakiza n'umurimo ku ipaje yaho ya 59 icyo gice cyose ku cyigisho kivuga ngo impuzankano ya jiya muzakirangize muraho nanone hari ikindi gitabo cyitwa umuyobozi w'abato ni ku ipaje yaho ya 80 ubwo ubundi tugiye kwigira rero tekinike ya jiya ni uburyo bw'ubuhanga bwihariye urubyiruko rw'abadivantisite umunsi wa 7 bakoresha kugira ngo bagere ku ntego bihaye neza kandi vuba muraho ni uburyo bw'iki bw'ubuhanga kandi ubwo buhanga bugenje bute burihariye urubyiruko rw'abadivantisite umunsi wa 7 bakoresha kugira ngo bagere ku ntego bihaye neza kandi vuba intego twihaye nta yindi usibye ya yindi Yesu yadutumye muri Matayo 28 ku murongo wa 19 ngo nuko mugende mu mahanga yose mugenze mute nuko mugende mu mahanga yose mubwirize abemera mugenze mute mubabatize muri tekinike ya jiya tubwiriza dute rero hari ubwo abantu badashobora guhagarara hano ngo babwirize ariko uko wambara nuko ugenda burya birabwiriza muraho neza ariko ibirango twambara burya birabwiriza ndi kugenda mu muhanda barangiza bakavuga batafane buriya ndi kubona ko wafashijwe bari kubona ko yafashijwe kubera ko ikirango cyanjye ari kukireba akakibaza akavuga atari ko bari abantu bameze nk'abasirikari bite byabo warangiza rero ukaza ukambaza mwebwe mukora nk'abasirikari kubera ko nta makuru ufite rero wowe ukaza kumbaza bitangubwira ibya Yesu amen amen ibirango twambara bifitanye isano neza n'ubutumwa dutwaye bwo kumenyesha aho ku isi bose b'iki gihe ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu ariko tukabyambara muri gahunda kubera ko hari ahugera umwe akakubaza tese none uko yacyambaye aha n'undi akacyambara aha ngaha bimeze bite muraho neza ariko iyo ucyambaye hano n'undi akacyambara hano bwa butumwa utwaye wabushize iburyo undi yabushize ibumoso buryo ubusobanura ntabwo byumva neza siko bimeze se kuko byose bigomba gukorwa neza kandi na hehe kandi no muri gahunda natunguwe no kubona hano muri ntabwo ndi umuvuga ariko yihangane natunguwe no kubona umuntu wambaye brove ya director namubonye hari wamubonye nkaje namubonye yihangane kandi namubonye kandi
ngo yihangane mu gitondo ngewe mbyuke icyo kirango kidahari sibyo ngewe bababwiye ko ndani mateka nshinzwe ikinyabupfura imyenda yanyu rero ndabisha kandi mwihangane siko bimeze se kugira ngo ubutumwa dutwaye bugende buri ku murongo umwe bwa buryo bwacu bw'ubuhanga rero burimo ibirango twambara kuko tekinike ya jiya ifite ibice byayo by'umwihariko bitatu. Igice cya mbere ni ibikoresho. Mu bikoresho dusangamo iniforume, dusangamo ibirango, dusangamo amabendera, dusangamo impeta, dusangamo n'ibindi bikoresho byose dukoresha muri jiya nk'inkoni cyangwa inkota. Turi kujyana ibyo byose tugenda dusangamo rero bigira ubusobanuro bwabyo. By'umwihariko reka twibande ku kirango tugira gisa naho gihagararira jiya cyitwa jiyayene. Cya jiyayene murakizi? Ikirango cya jiyayene ni ikirango kirimo umubumbe. Nibyo muri uwo mubumbe harimo umusaraba, harimo n'urundi ruhande rusa naho ruri mu imbariro, hari n'urundi ruhande rurimo abagabo bangahe? Batatu. Rurimo abagabo batatu kandi bafashe iki? Bafashe impanda. Ni ukuvuga ngo nta kindi muri kiriya kirango kiduteguriza usibye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu cyangwa bw'abamarayika bangahe? Bw'abamarayika batatu. Babandi batabizi rero bahariya mu kibara baratangira bakavuga ngo muri iki? Muri abasirikari. Mureke mbabwire turi abasirikari. Amen. Haleluya. Turi abasirikari kandi mureke tujye tubigendera kubera ko turi abasirikari ba Yesu. Amen. Si byose bariya bagabo rero uko ari batatu bari n'abagabo batatu bari kuvuza impanda. Dukwiriye kuvuga amajwi yacu akarangira akumvikana mu matwi y'abatwumva bose. Ubutumwa bw'abamarayika bangahe? Ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ziriya mbariro zisobanura tukabuvuga urugo kurundi. Nta na rumwe tugenje gute? Dutarutse. Nta na rumwe dusimbutse kandi tukabibutsa Yesu Kristo wabambwe. Kiriya kirango ubu nicyo gihagarariye jiya. Siko bimeze? Ubwo ni urugero rumwe mu gice cya mbere cyitwa iki? Ibikoresho. Ku gice cyaho cya kabiri hari igice cya kabiri cyitwa itumanaho. Igice cya kabiri cyitwa itumanaho cyangwa kominikasiyo. Burya itumanaho rihera aho? Rihera kubo mubana. Hari icyo pastor yatubwiyeho ngo bakuri itorero ngo baje banyima umwanya nuko nta kominikasiyo mufitanye. Siko bimeze se? Kandi muzagirana kominikasiyo kubera ko bari kubona ufite gahunda. Niba nta gahunda ufite nta mwavugana ikizi? Ntacyo mwavugana. Nanjye ari njyewe ntacyo twavugana. Iyo ndi kubona, iyo ndi kukureba habona rwose uri kunyuranya na gahunda. Baje bavuga ngo abazungu iyo barakaye imisatsi irabyuka. Banza nanjye narapfubye nk'umuzungu. Nanjye imisatsi irabyuka. Rese muri kubona ntari inzobe. Nanjye narakaye imisatsi irahaguruka. Nta wa muntu wambaye director yihangane pe ntabwo njya ngira ibanga yihangane. Wa muntu wari uyambaye. Burana murebye ndavuga uyu muntu rero ni jewe mucaguye none agiye kunyobora adatowe. Numva ntabwo biri guhura neza. Ariko ndi kumusengera kugira ngo mucye mu gitondo yagikuye. Hari abandi nabonye pastor yahagurukije umujiya nahaguruke wawo ntibahagurukije wambaye kirasa. Ikanyefurwe hari umuntu wari uri bwambara impeta ya Captain Pastor namuhagaritse. Yaje ziriya mpeta zose yarunze hano kandi na pastor nabimubwiyeho ni umuhungu nzamuhagarika. Byari bitondekanye nk'hano ari 10 kandi bijya kuri kirasi ariko yatondetse ku ikoti. Ejo naramubwiye ibi ngibi ejo nzasange bidahari. Mu gitondo namubwiye ibi ngibi tujye kwambika bidahari. Ariko twarize tugera igihe cyo kwambika no gusoza tugiye gutangira. Bya bintu akigenje ate? Akibifite. Ndavuga ni umuntu utangiye kuzugura atari yaba kapiteni rero. Nabawe banza zankubita. Ndangije ibirango nta kindi nakoze. Nabwiye nti bakuzana imbere. Ibyo birango ni babice. Urangiza uje kwicara.
ntabindi cyakora bansabye imbabazi nawe araza ansaba imbabazi iyo wabwiye ko nari nkomeye n'ibyo wari uhagarariye filime urumva ni ukuvuga ngo gitifu ni igihe wari umuhagarariye na perezida n'igihe wari umuhagarariye si byose kandi igikorwa abantu nyirakirangije sinakoze si nanjye ndi umutekinisiye si byose ndavuga n'uyu muntu iyi mpeta agomba kugira ibizi n'atazivanamo byose ntabyambara baza kunsaba imbabazi ndavuga nubwo mupfukamye ntabwo bapfukamye ngo bashinga amavi ariko basabye imbabazi mbona ko baciye bugufi na pastor arambwira ati rero dufashe yambare kubera ko yadufashije aba bantu ndavuga nti rero niba pastor amuvugiye unaje si byose mbabarira bankunda habahaye iki ibihano utwo turango naduciye natubitse ubwo rero nta handi azaciki ndatwibiki ndaturembeta kuri firidi bazongere batumwambike sibyo namwe rero hari abo nabonye ndi mu bice mu minsi ngahe hari izo nabonye pastor yavuze haguruka mwana haguruka wakoze haguruka wowe umuhungu yambaye neza urabona ibintu bisa neza ibirango byose arabyambaye nyuma yo kubyambara ibikwiriye kujya kuri kirasi yabishize kuri kirasi naho ibyo ku ikoti nabyo bija hehe nabyo bija ku ikoti ariko biri ku ntungura ndi kubona abashefu gide bimwe byibereye hehe byibereye ku makoti ndi kubasengera mu gitondo kare mu gitondo kare ngo bibe byavuye buriya ntabwo ibingibi ntabwo uzaza kwitondekana hano mugira n'umushyikirano wa pasitori azaba ariko ufite akavu siko bimeze se icara urakoze nigeze ngira akavuyo rimwe nanjye muri tekinike ya jiya byatujuru abantu tutari kujyana rero baba basohotse sibyo nigeze ngira akavuyo muri tekinike ya jiya nigishaga karasisi wacu nuko rimwe ari mu cyunamo ari mu kwa kane njya kwigisha karasisi ndangije umuziki nazamura ndahanika kuriya na za kushoto abandi bari mu biganiro hariya muraho kandi abakuru b'itorero nabo bari muri ibyo biganiro nanjye ndi kujya kuyobora iki umuntu umwe araza arangije arambwira ati ibi uri gukora nibyo kubera ko yari umukuru w'itorero njyewe nkaba ndi umushefu gide nako yari umukuru w'umudugudu njyewe ndi umushefu gide ndi n'umwizeye sibyo none uwo muri leta araza kuntegeka ati sibyo nibereye mu rusengero ndangire namubwira nibyo byari ingenzi bindeba ariko muri kubyumva ibyo byanyu ntabwo bigenje gute ntabwo bindeba none wakoresha ikintu cy'ikivandimwe ati ntibikureba ni ntabwo bindeba da ahubwo umuziki ndazamuka twe twaraguze iradiyo Teofila arayizi ikigarama twe twaraguze iradiyo tukazamura ko nta byuma twagiraga tukazamura turigisha ndangije nagiye guseba nawe ku bitaro bambwiye ibyo wakoze ntabwo bindeba kandi nari ndi kwigisha abana babo ni ukuvuga ngo ibintu byose bikorwa habanje kubaho ibiganiro byawe n'abakuyobora cyangwa abo mufatanyije gukora kugira ngo ibyo ukora bidatera icyasha itorero muri rusange kandi byari byiza iyo ni kominikasiyo ikindi indi ngingo iri muri kominikasiyo ni uburyo bw'imyandikire ifinze bituma wumvikanisha ubutumwa bitakugoye kuba mwiganye urugero hari akantu umuryango unyitirira kitwa kakajipotefu buriya iyo nyandiko ntabwo ari njye wayihimbye ahubwo ni uko yitiranwa nanjye ariko Imana ishimwe ko nabatijwe pasitori niwe wambatije ntabwo ndi kajepe ahubwo ndi mushepe Imana ishimwe cyane ntabwo nahora ndi gatoya nanjye narakuze muri ayo magambo ya kajipotefu tuzasangamo ayo magambo buriya nta nyajwi ibonekamo ahubwo uburyo bwo kuyandika
nibwo ntabwo hano twabonye uburyo bwo kuyabandikira ariko ndatekereza ko muzataha muyazi. Ntabwo bampaye iminota 10 ndatekereza ko imaze kurengaho amasegonda makeya cyane kandi ntabwo ndigicare ntarangije. Si byose urugendo nakoze ni rurerure kuza narangiza ngaca mu isoko. Si byose kandi uyu munsi nabwira ngo rero nta n'umuntu ushonje nkanjye. Si byo urakoze cyane urakarisa n'umujiya nemera cyane. Hano yanditse mu nyuguti za kajipotefu turi kujyana murabona hari akantu yibeshaho gatoya ntabwo muri kubireba ariko buri wese afite ahantu ari kwandika. Sibyo mwandike ka mwayanditse ka yonyine. Ka mwayanditse hirya yayo mwandike ja. Mwarangije hirya yayo mwandike pa. Yego mutambike. Noneho hirya yaho mwandike ta. Hirya yaho mwandike f cyangwa fa. Noneho munsi ya ka mushireho a. Munsi biringanire. Munsi ya ja mushireho i. Muri kubyandika. Noneho munsi ya pa mushireho o. Munsi ya ta murashiraho e. Munsi ya f mushireho u. Ntimwabirangije. Noneho muzi uko tugiye kubigenza. Tugiye kwandika izina Kalisa. Turi kujyana. Noneho iri zina rya Kalisa ntabwo dushyiramo ingombajwi nawe inyajwi, ahubwo ingombajwi iragisimbura inyajwi iyiri hejuru. Turi kujyana. Niba ka tugiye kuyandika ka munsi ka tugiye kuyandika hajya munsi ya ka hariho iyihe nyuguti. Bivuze ngo iriya a irasimburwa n'ingombajwi iyiri hejuru. Bivuze ngo Kalisa ka kugira ngo ingombajwi ka iherekezwe n'inyajwi byuzuye urandika za ka zingahe? Ubwo ni ka. Noneho tugiye kwandika ere cyangwa ra hajya inyuguti ya i. Ingombajwi iri hejuru ni iyi ni ja. Noneho nayo muyandike. Noneho sa twayigezeho sa. Noneho inyajwi iyo iriya nyajwi iri inyuma ya sa ni iyihe? Ni ka. None Kalisa muri gusanga ari byanditse muri iki? Ni kaka raja saka. Sibyo kandi birasobanutse. N'amazina yanyu aho ariko muje muyandika. N'amagambo y'interuro icyo ikitemewe muri aya magambo usibye inyajwi ibindi byose muzabikoresha. Ubwo amagambo cyangwa se inyandiko zisinze kajipotefu gatoya muri yo turakamenya. Kujya uzanyandikira ibaruwa ukayinyohereza irambuye kandi unyoherereje ntamenye ubutumwa wagendutse wanyandikiye nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Muri kubyumvikana biri kumvikanaho neza. Urakoze wowe utari kubyumva urambaza neza. Sibyo tugeze ku ngingo ku gace ka gatatu muri hangana ndi gusamara izinga. Agace ka gatatu kitwa k'imyidagaduro. Iki imyidagaduro. Mu myidagaduro tugiye dusanga mwiki dusanga mwakarasisi. Nyuma yo gusanga mwakarasisi dusangamo imikino dukina muri jiya itandukanye. Bamwe abo twagiye duhurira mu ngando mu myiherero twakinya agati dukina imipira. Igihe duheruka kwambika ino hano twakinya umupira muri kubyibuka. Icyo gihe mwadutsinze ibitego 12 twebwe nta na kimwe. Badutsinze 12 ku busa cyakora ducyura amabuye mu birenge ariko twarakinnye kandi twatashe twishimye. Twaridagaduye navuga ngo umubana wacu uriyongera. Siko bimeze se? Akarasisi gatuma dusabana, gatuma twiyumvanamo bitewe n'ibyo twiriwemo. Nibyo rwose. Hari nubwo mugakora mubwiriza kandi mwebwe mutazi ko muri kubwiriza.
ndabaho urugero nari kumwe na Marcel twagiye twatashe ubukwe mu ntara ya Bushiru mu mwaka wa 2016 twarabutashe twavuyeho habatirwa abantu 6 twakoze akarasisi tutigeze tubwiriza bitewe nuko twagakoze bitewe n'imyitwarire yaturanze ico gihe abantu 6 barabatizwa amen bitewe nuko twakoze bitewe na gahunda tekinike yaje nta kindi gamije usibye kunoza gahunda n'ubundi ikorwa mu cyiciro muraho neza ariko mu buryo bwacu bw'ubuhanga tukabwiriza mu ibanga soza reka nse naho nsobanura furari mutazi bamwe barayimbajije narayambaraga mu ngando twari kumwe i Busenda ni furari y'iciciro cy'abayobozi ba ambassadors na JN furari yitwa senior youth y'abayobozi bitwa ba senior youth leader abayobozi b'urubyiruko rugenje gute rukuze kuva ku myaka 16 kuzamuruka renza na 30 turi kujyana iyi furari turi kuyibonamo umukororombya burya ni isezerano utwibutse isezerano Imana yahaye Nowa ku isi itazongera kurimbuzwa iki amazi ku isi itazongera kurimbuzwa amazi noneho murabona hepfo gatoya turabona ikirango cya mpande 8 ziriya mpande 8 nizuko uyu muyobozi akwiriye kugira ubumenyi bugenje bute butandukanye gutya gutandukana ni mu mpande zose z'isi mu buryo bwose mu buzima tugendamo haba mu majyepfo haba mu majyaruguru ukamenya imiterere no ugomba kwitwara mu gihe ugiye kuvuga si byose ubumenyi butandukanye muri make n'ubumenyi butandukanye uyu muyobozi akwiriye kuba genje ate akwiriye kuba afite noneho turabonamo umubumbe w'isi ubwo bumenyi butandukanye kuko iyi nyenyeri iri muri iki kirango isobanura urumuri ubwo bumenyi afite akabumurikishiriza isi yacu yacuze iki mwijima hari isomo nkunda cyane riri muri Matayo igice cya 5:14 haravuga ngo muri umucyo w'iki muri umucyo w'isi kandi ngo muri impinga zubatswe hehe zubatswe ku mpinga y'umusozi yemwe muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'iki muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'imisozi yemwe uyu mudugudu uri ku mpinga y'umusozi ngo ntabwo ushobora kugenza ute ntabwo ushobora kwihisha kubera kuri mu gahinga burya n'inyenyeri ubwayo ntabwo ushobora kwihisha ngo ntawe ucana itabaza ngo atwikirize iki atwikirize intonga nanone iyi nyenyeri nyuma yo gusobanura ko ari urumuri iyi nyenyeri isobanuye nanone imitwe y'amajyambere 2 uyu muyobozi agenda ate uyu muyobozi ayobora iyo mitwe y'amajyambere 2 ayobora ni uwa ambassadors n'uwa JN muraho noneho ushobora kubyibaza tese none kuya chef guide ko yambaye imitwe 6 inyenyeri 6 burya tuyobora imitwe 6 muri Pathfinder ni inshuti abo tubana abavumbuzi ababimbuzi abagenzi abayobozi n'abayobozi bakuru imitwe y'amajyambere ingahe 6 iyo ngiyo nanone kaza nanone muri avanturiye nanone harimo imitwe y'amajyambere ingahe 6 niyo mpamvu nanone furari y'umuyobozi uyobora avanturiye nawe yambara irimo inyenyeri zingahe 6 kubera ko afite imitwe y'amajyambere ingahe 6 irimo udutama duto utudege abanyamuhati abatwaramucyo abubatsi niki n'abafasha ni imitwe ingahe ni imitwe 6 uyu muyobozi akwiriye kumurikira kugira ngo imenye ibyo itamenye ayikure ku rwego rumwe ayishire mu yindi iyo niyo tekinike ya jiya mushamake Imana basobanurira ibyo mutumvise mu izina rya Yesu.